ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Gatsibo muri uyu murenge wa Kabarore abaturage benshi bahuruye abandi bari kuvuga bati ibi ngibi ni umugore we utumye uyu mugabo abikora. Icyo kibazo uti ni ibiki? Wowe nkundira umakanya kawe gatoya ngende nkubwira ibyabereye muri aka karere ka Gatsibo muri iyi ntara y'Iburasirazuba, cyane ko benshi bari kuvuga ko ahangaha hari satani bitewe n'ibiri kuhabera buri munsi. Ahangaha rero inzego zirimo polisi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB n'izindi nzego z'ubuyobozi z'ibanze bageze ahangaha bitewe n'ikibazo gikomeye cyari cyahabaye cyangwa se cyabaye kigaragaye muri iyi santere. Wowe nkundira mu mwanya wawe byose nyine mbikubwira usobanukirwe neza ibyatumye abaturage benshi bavuga bati uyu mugore niwe nyirabayazana w'ibi ngibi byose, mureke nawe tumwivugane. Mbere ko byose rero mbikugezaho, reka nkubwire ko YouTube channel yanyu ari nayo yacu, kiriya yindi ni Subiza TV. Ahangaha niho mukora amakuru aba yizewe kandi amakuru aba agezweho mutasanga ahandi. Ariko kandi ubwo ni nako twahaye ikaze babandi bakigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel bwo bwa mbere turababwira ngo welcome. Ariko kandi mwibuke mukore kuri iryo jambo ryanditseho subscribe cyangwa subonete nuko mubyita, muze no kwibuka mufungure kara kantu k'inzogera. Iyo niyo nkunga ya mbere muraba muduhaye kandi murabizwa kubana natwe aba ari umugisha ukomeye. Ibitekerezo byanyu mubidusigiraho hasi muri komenti, ndetse ari nako musharinga inkuru kuri bagenzi banyu kugira ngo nabo basobanukirwe neza ibyabereye ahangaha muri aka karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba. Aha muri ibi bice rero sinzi impamvu abaturage bakomeza guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye birimo impfu za hato na hato, aho abantu bashobora kuzamarana ubuyobozi by'umwihariko leta y'u Rwanda itagize ikikora. Nk'uko twagiye tuganira n'abaturage batuye muri uyu murenge wa Kabarore, bakomezaga batubwira bati uyu mugabo ngo yari umugabo wari umucuruzi ukomeye, yari asanzwe akorera cyangwa se yari asanzwe acururiza muri aka gasantere gaherereye muri uyu murenge wa Kabarore. Ariko abaturage baje gutungurwa no kuba bamusanze amanitse mu mugozi mu iduka rye yakoreragamo, aho abaturage benshi bakomezaga bavuga bati uyu niba atishwe akamanikwa ahangaha byanze bikunze ashobora kuba ari we wiyambuye ubuzima. Ibi ngibi byose rero hari abaturage bakomezaga kubihamya cyangwa se bakomezaga kubivuga bavuga bati turabizi icyateye ibi ngibi byose nta kindi ni umugore we. Nanjye nkababaza bati ubwo umugore we kubera iki muri kubimuzanamo kandi tubona ko n'ubundi nawe ari kurira byamucanze. Abaturage bati wowe ntabyo uzi, tega amatwi tukubwire wa munyamakuru we. Nanjye rero kubera ko aricyo kiba cyanzanye ahangaha naje kubategera amatwi, ubundi mbaha akanya barambwira, batangira kuvuga bati amakuru dufite nuko n'ubundi bari bamaze iminsi bafitanye amakimbirane. Ubwo n'uyu mugabo wacuruzaga iri duka ndetse n'umugore we bashakanye, aho ngo bari bafitanye amakimbirane akomeye ashingiye ku busambanyi. Nyuma y'uko kandi nyuma y'ibyumweru bibiri ngo bishize uyu mugore we ngo yaje kumusangana n'undi mugore we mu buriri, biza kuba ibibazo bikomeye cyane, ari nabyo byabaye intandaro y'ibi ngibi byose. ubwo murumva ko hagati y'uyu mugabo n'umugore we ntago bari babanye neza habe na gatoya. Akaba rero impamvu abaturage bo bakomeza bavuga bati nta kindi gitumye rero uyu mugabo yiyambura ubuzima usibye rwaserera, cyangwa se usibye ko umugore we ubwo yahoraga amucyurira ati ejo bundi nasanze uri gukora iki n'iki ku buriri bwanjye n'undi mugore, ubwo nawe ntibizaguhira none dore kuko ntabwo byamuhiriye. Abantu mwe mureke dusenga, ibintu birakomeye, tuve mu bitadufitiye umumaro kubera ko ahise iri kwerekeza andi kubona ibintu byarabaye ibindi. Ahangaha rero bikaba byaje gutuma inzego zishinzwe umutekano nka polisi ndetse n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB bagera ahangaha bagatangira icyo navuga ngo ni investigation cyangwa iperereza kuri uru rupfu rw'uyu mugabo, aho baje no guhita bajyana uyu murambo ku bitaro kugira ngo babanze bawusuzume
ubundi operasiyo ikomeze nyuma cyangwa se ibindi byose bikomeza inyuma, ariko kandi nanone bakaba batangiye gukora n'iperereza kugira ngo barebe niba nta bindi byinshi inyuma y'ibyo ngibyo. Abaturage bakomezaga kuvuga bati nta kindi kimuteye kwiyambura ubuzima usibye ko ngo yari afitanye amakimbirane n'uyu mugore we. Ubwo iduka ntirisigaye, umugore ntasigaye, niba bari bafitanye abana bo ntibabaye imfubyi ku ruhande rumwe. Ni ibintu bitoroshye, ni n'ibintu bikomeje gukomerera bamwe. Ahangaha rero abaturage twakomeje kuganira, bakomeza kuduha amakuru batubwira ko n'ubundi muri uyu murenge wa Kabarore hamaze iminsi humvikana ibibazo bigiye bitandukanye, bakomeza gusaba ubuyobozi kuba bakomeza gukora ubukangurambaga, cyane ko ahanini ngo abenshi baba bafitanye amakimbirane n'abo bashakanye, ngezo ukajya kumva ngo umuntu yishundi, usibye n'uyu nguyu wahisemo kwiyambura ubuzima, ngo aribyo ajya kumva umuntu yagize gutya akaniga undi akamuheza umwuka, nta n'ikintu cyahatari ibapfuye. Akaba ariyo mpamvu rero ariho bahera bavuga bati leta y'u Rwanda ntigira icyo ikora muri ibi bice, by'umwihariko muri uyu murenge wa Kabarore muri aka karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba, ngo kuko nibitaba ibyo abantu bazamarana. Ahangaha rero nagerageje kuvugisha uyu mugore w'uyu mugabo wiyambuye ubuzima, ariko ntabwo byatworoheye kuko wabonaga ko nawe amarira yamurenze. Wabonaga ko nubwo nyine bari bafitanye akantu k'amakimbirane, ntabwo wakwishimira ko uwo muntu wawe umubura gutyo, wenda mu mutima wawe wibwiraga ko agiye guhinduka ugashiduka yavuye kuri iyi si y'abazima. Ni ibintu nawe ubwawe bitagushimisha, akaba ari niyo mpamvu nawe kubisobanura byamugora, akavuga ati mube mundetse. Ubwo murumva ko natwe tutari gukomeza gufurusa umuntu. Gusa ikigaragara cyo abaturage benshi bahurizaga ku kintu kimwe, bavuga bati uyu mugabo niwe wiyambuye ubuzima. Ngayo nguko ahangaha rero ni mu karere ka Gatsibo, turacyategereje ibirava mu iperereza, turebe koko niba uyu yiyambuye ubuzima, kuko bigomba kwemezwa na polisi, cyane ko ibindi aba ari ibivugwa n'abaturage. Ariko kandi ngo nta nkuru ivugirwa ubusa ku musozi. Nge nabashimiye mbabwira ngo mwakoze kuniga amatwi. YouTube channel yanyu ari nayo yanyu iracyari ya yindi ni Subiza TV. Ahangaha niho bibera, hano mukuru amakuru ya nyayo kandi amakuru aba yizewe. Ubwo nabashimiye, Imana ibamugisha, kandi tuze gusubira mu kanya. Mwese nabararitse, ubwo nimwigaragaza aho hasi muri comment, musigemo like n'imitima myinshi, ari nako mu liking inkuru, kugira ngo tubashe kubona ko muba mudushyigikiye. Turabakunda, dore tubifuriza ibyiza. Ciao ciao.